tubifurije umunsi mwiza w'imyaka 42. Twishimiye kubana namwe muri uyu munsi mukuru mwiza. Ababyeyi bacu papa na mama dufasha akanya gatoya kugira ngo dushime Imana. Turashima Imana kuri byose yakoze, yarabaturindiye. Happy 42nd wedding anniversary, Mom and Dad. Yubile nziza y'imyaka 42 ababyeyi bacu bamaze babana n'ishimwe rikomeye. Happy wedding anniversary ku babyeyi bacu dukunda cyane, papa na mama. Happy wedding anniversary babyeyi bacu, turabakunda cyane. Hamwe n'umuryango twese n'abana buzukuru banyu tubifurije umunsi mwiza w'imyaka 42 mubana, umunsi wo kwizihiza urukundo rwanyu mu gihe cyose mumaze mubana. Ni umunsi mwiza rero wo kwibuka byinshi mwakoze, ko mwatureze mu buryo bwose nk'abana banyu, yaba mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'agakiza, bw'umwuka, byose mwatubereye ababyeyi beza, mukora inshingano zanyu nk'uko bikwiriye. Turabibashimiye rero, turaragiza Imana iminsi yose isigaye ikomeze ibarinde kandi izabahe kurama imyaka myinshi cyane. Turacyabakeneye, mukomeze mugire umunsi mwiza, turabakunda cyane. Twishimiye kubana namwe muri uyu munsi mukuru mwiza wo kwizihiza imyaka 42 yanyu mubana. Turashima Imana yabarinze, turashima Imana yabanye namwe ikabaha imigisha myinshi itandukanye, kandi tunayisaba ko yakomeza kubana namwe kugira ngo ikomeze kubaduha mu yindi myaka myinshi tukibanye. Ababyeyi bacu papa na mama dufasha akanya gatoya kugira ngo dushime Imana ku rugendo rw'imyaka 42 Imana yabarinze, Imana yabafashishije, mukaba mukiri kumwe, mukaba mukibana, mukaba mukiturera, mukaba mwaratureze neza muri urwo rugendo. Nk'abana banyu dufasha akanya gatoya kugira ngo dufatanye gushima Imana. Turashima Imana kuri byose yakoze, yarabaturindiye mu bihe bikomeye, ariko Imana irabarinda. Mwaciye muri byinshi byiza ndetse n'ibibi, ariko Imana ikomeza kubaturindira, turayishimiye. Turabashima namwe papa na mama, n'ukuri turi proud yo kwitwa abana banyu. Iyo aho tugenda hose kumva ko tubafite n'iby'agaciro cyane. Turabashimiye, turabakunda cyane. Ibyo mwakoze ntabwo twabirondora, ariko kandi mukomeje gukora, ariko turabashimiye. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, Imana ibahaze uburame. Turabifuriza imigisha yose iva ku Mana, kwagurirwa imbago n'Imana, imigisha yose y'uburyo bwose. Turabakunda cyane, amen. Happy 42nd wedding anniversary, Mom and Dad. Turashima Imana ko Imana yakomeje kubarinda, shima Imana ko yakomeje kubadutiza. Iyi ni imyaka 42 mujuje umunsi mubana, n'iby'agaciro gakomeye ko tukibafite. Dushima Imana ko muri umugisha ukomeye ku buzima bwacu. Dushima Imana ko muri ababyeyi beza buri wese yakwifuza kugira. Ntabwo muri ababyeyi gusa, ahubwo muri abajyanama, muri inshuti z'abana banyu bose. Kandi ni ishema rikomeye kwitwa abana banyu. Ni byinshi twabigiyeho, ni byinshi dukomeje kubigiraho. Icyo nasaba kandi mpora mbasabira ni imigisha iva ku Mana, ndetse no kubarinda, kuzabaha kurama imyaka myinshi cyane. Nibyo mbasabira. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde nk'uko yabarinze mu bibi no mu byiza imyaka yose mumaze mubana. Ari nako izakomeza kubarinda, kandi twizeye ko izabaha kurama. Turabakunda cyane.
yubile nziza y'imyaka 42 ababyeyi bacu bamaze babana n'ishimwe rikomeye cyane. Turashimana ku bwabo, turashimana ku bw'uburinzi, turashimana ku bwo kubana nabo mu bihe bitandukanye bagiye bacamo na mbere yuko tuvuka. Turashimana ku bwabo, ni intwari zikomeye. Ntabwo aka kanya navuga mu masegonda 30 cyangwa umunota ngo mvuge ibyiza byinshi mbabonaho. Ntabwo bingana na video nakora cyangwa n'umwanya nshobora kubavuga kugira ngo mvuge ibyiza badukorera twe nk'abana babo. Buri mwana wese umubwiye ngo vuga icyiza cy'umubyeyi kuri wowe yavuga ibirenze amagana, ariko reka birekeho gato kuko ni byinshi. Ariko tuvuge mu mibanire yabo nyuma yuko tuvuka, mu buryo uzi ko batanakubwiye ngo wa mwana ukwiye kwitwara gutya kugira ngo ejo hawe bizagende neza. No mu buryo bwabo babanye ni isomo batarinze banakubwira, isomo rikomeye, ni intwari zikomeye, ni icyigisho gikomeye kandi no umugisha kuba tukibafite. Icyo twababwira gusa ni ukubasabira Imana kugira ngo ikomeze ibahe kuramba, ibahe kurama. Tuzaselebratinge n'imyaka irenze 80 turi kumwe nabo, kuko ndabizi neza ko Imana ibishoboye nabyo. Ntawe expectinga ko twageze imyaka 42. Ugiye urebye ibintu Imana yagiye ibarinda bacamo, ariko aka kanya turashima Imana ko turi kumwe nabo turi bazima. So Imana ishimwe rero ku byo yakoze, Imana ihimbazwe ku bw'uburinzi bwayo bukomeye ku buzima bwabo. Tuzavuga byinshi, ariko mucamake Imana ibahe umugisha kandi ibahe kuramba. Murakoze cyane. Happy wedding anniversary babyeyi bacu, turabakunda cyane. Niyo mpamvu dufasha aka kanya gatoya kugira ngo tubashimire ineza n'urukundo muhora mutwereka. Ntago twabona icyo twokwishura ibyo mudukorera, uretse kubwira Imana ikabaha umugisha utagabanyije no kubaha kurama. Nta kindi twobasabira. Nukuri turabakunda. Imana yarakoze kubaduha nk'ababyeyi bacu, Imana yarakoze kubaduha nk'inshuti zacu, yarakoze kubaduha nk'urugero rwiza tureberaho buri munsi. Turabashimira ko muhora mutwinspiringa buri munsi. Nukuri we so thankful kuba twitwa abana banyu. Ntago tubyicuza kubera ko hari byinshi tubigiraho. Icyo twabasabira kuri uyu munsi mukuru wanyu ni umugisha uva ku Mana no kurama. Imana ibongerera imyaka myinshi yo kubaho. Turabakunda cyane. Thank you. Happy wedding anniversary ku babyeyi bacu dukunda cyane, papa na mama. Murashimana yabaduhaye nk'ababyeyi bacu. Ni umugisha ukomeye kubagira, ukomeye cyane. It is the biggest blessing in all blessings. Nta magambo umuntu yakoresha kubashimira, ni byinshi mwadukoreye. Sinzi amagambo nta muntu yabona ahagije. Gusa Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha kandi bagiye neza, izabahe kuramba indi myaka iruta iyo mumaze. Turashimira ku nzira nziza mwadutoje, yaba izo mu mubiri no mu mwuka. Mwatubereye byose, turaba turi bo tugeze aha turi kubera mwebwe. Hataza kuba mwe ntabwo twari kuba turaha, ntabwo twari kuba turi bo. Mama turagukunda cyane, papa turagukunda cyane. Imana yo mu ijuru igikomeza ibahe umugisha kandi izabahe kuramba muri byose mukora. Dushimira Imana ikibatije ubuzima ndetse natwe twese.